ndaza mu kanya. Kimuka akazi keza. Mama Winnie. Amakuru ni meza. Shangache. Umeze neza. Ndashima Imana. Ni karibu mu Maganza. Solange we baramutse utese. Mbese neza ariko. Imbaraga nawe zimaze kuba nkeya. Kunanirwa. Ariko rero niba ndatumye usa neza. Rwose urasa neza. Niba hari inda y'ibitangaza nabonye. Uyu mwana ashobora kuba ari igitangaza. Umwana wagoye ku rwego utabyumva. Ni umwana mbega. Sinzi ukuntu akubwira. Sinsinzira. Iyo ariko ateye imigeri abyuka nkicara. Uhindukira ni ukubyuka nkicara. Ushobora gusanga ari umuhungu. Niba ko yari umuhungu niwe ukunda gukora muvoma cyane. Uzi nanjye ntwite indaganza. Nanjye nuko nari meze neza neza. Ibyo bimenyetso wumva nanjye niko nari meze. Ntabwo mbyizera. Oya kwizera ku mudamu utwite nibyo bintu by'ingenzi cyane. Kubera ko aka kanya ubu urabona urakuriwe. Isaha n'isaha wajya muri maternité kubyara. Rero nawe uratangiye. Nese ko naguhamagaye nimugoroba nagushakaga ndetse cyane. Nanjye nemeye akazi ndaza kudakwita. Urumva utangiye nyine kuzana ibintu ntari kumvikanaho nawe. Ndakuriwe rero nagira ngo nyine ugire inama nk'umuntu wisanzuyeho kandi mbwira ikintu cyose. Mwiriwe. Ndashaka None se abana bo bimeze abana baraho barakomeye nta kibazo harya binageze mu wakaga ku mana yanjye ko yajyanyera ubu ageze muri 5e secondaire urumva ko yagiye nyine nawe ujye umushyiramo akantu ka business ndumva nshaka kujya kureba wabo upfumu wanjye wajya kundebera kandi ubizi ko hari ibintu byinshi tuziranyeho yagiye akora bikenda ubu ntabwo yandebera akambwa n'ibintu bijya mu nda njye ntekereza ko ubona ndazireka abagore b'inaha ntabwo bazi urutwita bagakanura aho uciye baba bakenguza bananduka ngira inama rero mbwira icyo twakora Sora rwose ndakumva pe nk'umudamu utwite ufite imbaraga nkeya haba ari ku buryo bw'umubiri haba ari igihe nk'iki uba ukeneye umuntu kuba hafi kandi kugira inama ari nayo mpamvu nemeye kureka akazi kanjye nkavuga ngo reka nkwitabe kuko nari nabonye wampamagaye kandi ushaka mu by'ukuri rero ndagira ngo mumenyeshe ko aya mezi ugezemo naha ngaho ugeze umaze gukurirwa umudamu utwite bibaho cyane habaho gucika umugongo kumva ufite imbaraga nkeya kumva umubiri utameze neza ntago bakuroze n'ukuri ndagira ngo ugire kwizera ahubwo nkuko umwizera nk'umujyanama wawe ni ukuri ahubwo umfashe nzaguherekeze tube twajya kwa muganga bagusuzume bakurebere umwana uko ameze mu nda nurangiza ubyare neza kandi mu mahoro reka mubwire wowe ntabwo abagore b'inaho bazi ntabwo ujye babona se njya mbabona none se ubu se baba barandoze hajya kwa muganga kumva ngo iyo bakuroze bakagutera urushinge uhita upfa ibaze nkaba ndapfuye mbuze n'umwana uriya muganga wanjye abikora neza kandi nkabikunda rero Solange ndagira ngo aka kanya wumve ngo kiriya gihe wajyaga mu bapfumu ariko wari utaragira umwana wari udatwite ariko aka kanya uratwite bivuze ngo iki bivuze ngo uwo mwana ni wowe wo kumwaturaho ibyiza urifuza ko umwana wawe uru ni urubuto ruri mu nda yawe urifuza ko azavuka nawe akajya ajya kuraguza akajya ajya mu bapfumu urumva ariwo murage ushaka ko umwana wawe aka kanya afite amatwi arakumva nubwo ubona ari mu nda ariko ibyo uriye uri arabyakira n'ibyo uvuga n'ibyo watura arabyumva ndagira ngo rwose ibyo bintu byo kwizera umupfumu ubyihorere kuko nta mumaro nta n'ahantu byazageza umwana kuko niho ahandi umwana yakura nawe ugasanga umwuka wo kujya mu bapfumu uramwokana ibyo bintu ntabwo ari irage ryiza wari umwana wawe nkumvire njye kwa muganga ni ukuri pe navuganye n'umupfumu wanjye rwose arambwira ati banguke nkurebere ubu ni nkumvire muganza ndakwinginze pe none se reka mubwire Solange ntabwo wibuka uriya muturanyi wacu
hariya kwa Kayinamura baheruka gutuburira haje umupfumu akavuga ngo dore bari barabuze urubyaro ngo dore ngo ngiye ngo mugiye kubona abana mugiye kubona ibi n'ibi ntabwo kugeza na n'uwo mudamu wa Kayinamura nta nubwo arabona nivamo uretse wenda no kumva ngo yabyara ngaba ahubwo tugende rwose pe ndakwinginze ngwino nguherekeze tugere kwa muganga nibarangiza bakurebere bagucishe no mu cyuma urebe ko igihe cyo kubyara kiri hafi yewe tugende cyakora ukuri umubyeyi utwita basa neza kuko niyo arangije kwiga bigenda bimeze neza murakoze cyane niyo arangije kwiga arangiza afite icyaka cya bizinesi turyoherwe rero bizinesi rero nshaka ko tuyakora ku kantu ahubwo ko iriya kenkeri yawe naritegereje mbona nanjye nzanye amafaranga tugashyiramo ikaguka no kugira ngo ujye ucuruza uha abantu utuntu wanaranguza nawe ukagera kuri urwo rwego. ese Suzy urumva wizeye kure ku mafaranga? Amafaranga ndayafite gusa naba naje gukinira kuri bizinesi yawe. Kaze rero muri bizinesi yanjye nta kibazo, amafaranga arahari. ese Suzy aha hantu wahakunze urabona hameze hano? Nahakunze cyane. Neza cyane nyine cyane nyine nuko uzafata umwanya ukanembereza ukanyereka nyine kenkeri yawe turyoherwa bari guhembereza pe. Shanga ubundi no gufatanya tugashyira hamwe nyine tukareka ko twatera imbere. Shani byiza kugira inshuti nkawe. Bari abantu bana atari abakire. Nawe urasetsa ariko rero nese ubwo urabona uramutse ugiye mu ibaro ukiyicarira nawe wiyambariye neza nabo ubwabo baza bakakureba bakabona uri umukire mugenzi wabo ntukabeshye urabona nanjye nasanga bari abakire koko cyane birashoboka rwose amafaranga dukorera hano nayambura imyenda myiza n'iriya ariko wagiye ureka nese ubu ngubu amafaranga ukorera ni makeya ku buryo wabura kwifunga ahubwo kurenza na bariya ariko ya komande wajyanye komande mana yanjye ntabwo ndayijyana ariko se ubu urashaka yuko ngenda kuri iki kizuba koko hari izuba ryinshi reba nk'igihe abantu batubwiriye ngo tujyane komande uzi ko nzi ko wayijyanye ko nawe rero urangoye reba izuba rihari koko iyo ubyihanganira basi nkaza kuyijyana nyuma kuko hari ikintu byaba bitwara none uricara no gukora iki wagiye mu kazi uragiye abakiriya bazaducikeho cyangwa amagare bose aha ubwo dutangiye gutera igiparo nawe singarukamo nose ubwo wagira ngo ugenze gute we jyana komande nurangiza ugaruke tuganire ntarebe imana sawa Fabri nyina mubwira akantu gato karame se ubwire uzamucoma yuko asigaye ateka inyama zitari nziza abakiriya bakaza bakatubwira ngo inyama twazibashyire zidahiye neza mucoma iyi mucoma ndamubwira nta kibazo ibyo bintu byiteho ubundi niwe wakabimenye cyane agomba kubisuzuma ukamenya uko gahunda zose zimeze ngayihutu dore umukiriya agiye yamamagaye mu kanya yakubwira yagize ko ntawe twatinze sawa ubundi uzungukiranye Singo wabura we ujye umenya burya ko iyo uri gukora ikintu ari ugenda ugira ubumenyi busumbuye kubwo wari ufite cyane cyane ko muri segonderi nize electricité ariko ntabwo urabimenya neza cyane ngo dusobanukirwe rero burya iyi niyo nyungu cyane nifuzamo kugira ngo mbashe kumenya menye ngo iki ni iki gikoreshwa gutya na gutya niyo mpamvu ugomba kuba uri serious cyane mu kazi nta kujenjeka ku mafaranga ndakuziye kandi uzicuza kumenyana nanjye ntabwo nzakubabarira ntuzi icyo wikururije ubu si uyu muntu mwizere gute koko ubu ni impuhwe mfitiye ariko ngomba kumukoraho iperereza nkamenya imigambi ye sawa rero tujyane ibyo kuhakwereka tugende njye kuhareba mbanze mpamenye
Nesha bino nayo byirimo nibi. Ndi kwiga guca amarenga. Nshaka kuzaca amarenga umva ku buryo nzajya ku rwego rwo hejuru cyane. Urumva ushoboye? Ku buryo nshobora guca amarenga, nzajya nca amarenga ku buryo nzajya mvugana n'abantu bose babaho. Noneho ukamwereka wenda nk'urugero ngiye kukubwira ngo cabiranya gutya ukabuvuze ngo iki? Cabiranya. Urandebye mbonamo nyine njije tu. Ntabwo mubonye mwindi yose ntabwo ari byo. Ntabwo mubonye mwinjije. Ibintu ukoze nje ndabona bitaba. Nyine ndacyari kubyiga ariko nyine nzabimenya. Noneho njye no ku rwego rumwe rwo hejuru kurya nzagera nk'ahantu nkaca amarenga ku buryo nkajya nanasemurira n'abantu uburyo abantu bafite ubumuga bwo kutavuga bacamo amarenga, noneho nkajya ngenda nsobanurira abantu batazi amarenga. Cyangwa yakira ndumva kuvura abari kuvuza akantu kazi. Ngaho mbwira noneho abantu batavuga batumva batanavuga bavuga ngo iki? Igipfamatwi n'ikiragi. Ikiragi n'igipfamatwi? Babita ngo umva nkubwire hatazajya n'undi muntu umwe wenyine kumva. Ntabwo bavuga ibiragi cyangwa ibipfamatwi, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Anjije nubwo wize ngurusha byinshi. Noneho ku buryo nzagenda nkajya mu bitaramo ahantu hari abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bakajya baca amarenga kubera ibyishimo byinshi. None nanjye nkasobanurira abantu ndagatanga amashyi akavuga ati cabiranya namba wani akaba ari we namba wani. Ese ubundi wari ugiye? Ntabwo narinje kukureba nyine ko narindi kukubona mu nzu. Byahiye? Tugende ujye kumva. Genda tujye ku meza cyane. Mama nawe yagiye muri bizinesi ziwe. Amakuru ni meza. Yitwa Sifa. Ko nakumenyereye nasi. Njye nti muri sikati. Okay, Sifa ni izina ryiza. Njye nitwa Ganzo. Izina ryiza. Njye ndi kujya imbere hano. ndetse nagoye bikiza. Rekeze. Oya wantinza ndi kwihuta. Uzamperekeza ubutaha. Ariko nguherekeze. Se ko ushaka kumperekeza cyane? Ndumva bishaka. Katujyane ntabwo turi butinda. Urabishakiye iki? Nta kibazo uguye tudari ikibazo. Orangiye ibi ni ikibazo kuko wantinze kandi kwihuta. Ntabwo nsinze turagenda twihuta. Uzamperekeza ubutaha sister wanjye sibyo se? Ntabwo Ariko ko numva ushaka kumperekeza cyane. Ubu ni amahoro. ese uguherekeza hari ikibazo kirimo? Nta mukobwa urangingira kumperekeza. Uguherekeza Kereka nimba hari ikindi kibyishimo. use nk'ibikiganza. Hari igihe umuntu aba yaguteza agatego. Use hano nagutega umutego. Okay, by the way, rero ndi kwihuta reka mbe ngiye. Ndumva ni brag wari uri kuntera n'ubundi. Oya nukuri ntabwo ari brag, nukureka ngo yerekeze. Ariko wa mukobwa we, ahubwo reka nigendere. Shabwo aretse nkaguherekeza. Sonia. Sonia. Karame mama. Ndi kugushaka. Karame mama. Nanjye mfite ibitotsi mwana wawe. None se Sonia umaze gukora iki? Nogeje ibyombo ndanakoropa. Ibyo byonyine? Yego. Sonia nta bwenge ufite. Ntabwo uzi ko ubu tugomba gufata papa wawe neza. Ntabwo ubu wakagombye kuba wahishije icyaha. Ntabwo uragiteka? Mama ndaje nyiteke. Giteke vuba. Papa wawe tujye tumufata neza atazongera kuducika. Wowe ntabwo wabonye isomo? Gira vuba. Gira vuba ndacyana afite ibitotsi kubera akazi kenshi narayemo. Nikimara gucyo uhita umbwira. Papa wawe tumuhamagare ku meza tumuhe karibu.
Reka mbikora ariko mama ngomba gushaka umukozi. Umukozi wo gukora iki se mwana? Wo kujya gukora kano kazi. Karakunaniye njye nawe ntitugashoboye kandi ukajya uragira ngo dutera papa wawe stress tumubwire ngo nahita duha umukozi. Ako mama nawe jureka ngiye nzajya mbyuka noza ibyombo nkorope neke mese ibyo bintu byumva nzabishobora. Sonia tuzajya tugakora kugeza igihe papa uragira ngo mbese azongera agarure bya bibazo byo kuzana umukozi wo kukongera kudukura mu rugo. Njye nawe turagashoboye tuzagakora. Ntukajye ugira ubwana mu mutwe uri kumva ugomba gukura. Uragira ngo twongere dusubire ku karubanda gukodera gusaba icumbi. Nta n'isoni ufite. Genda uteke igikoma uzutegure ku meza. Gira vuba mfite n'ibitotsi mbaye nsubiye mu buriri nikimara gushya umpamagara. Wabyumvise Sonia? Teka icyayi nicyo kigira vuba kuko papa wawe mukanya arabagiye mu kazi. Gira bwanga. Ako mama umukozi ni njye wamwizanye. Kazajya umuhemba ikirere umwana wanjye. Nazana umuhungu ntabwo nabona amafaranga maremare. Urambwira ko wazana umukozi w'umuhungu nawe ubwawe uri umukobwa bigakunda? Mwese muba bidakunda se yabasha gukora akazi. Uragira ngo ukire mu bibazo wowe? Mwese muba nibe bibazo biri. Kubona hano haza umukozi w'umuhungu akakora akazi. Hanyuma igenda hari na papa wawe adahari ntabwo wazashiduka wakoze iby'abana ngashiduka amuye n'ibibazo. Ngiye nkora n'iby'abana n'umukozi se. None agomba kugushuka ugakora ibidakwiye gukorwa. Urumva uri muzima mu mutwe? Uragira ngo papa wazanyirukane none havuga ngo ntabwo nzi kurera nakureze nabi. Ako mama umukozi w'umuhungu. Sonia ndakwiyamye. Nta mukozi w'umuhungu ushaka genda ujya mu kazi tuzakikorera. Kanza wase kajyana. Ese wa mukobwa we nakubwiye ngo iki? Shambo burenga guherekeza kanza. Subira inyuma hatagira n'umuntu ubona ndi kumwe nawe. Nese kutubana na hari ikibazo. Burabona ndi umukobwa mu bikoryo tugendanye wagira isura. Nta nari icyo bigitwara. Ariko ngo mwakoze inama. Oya shano kuri nta nama twakoze ndeka ngo yerekeze. Nakubwo ni amahoro. Nukuri nta kibazo se wakwizeye. Ufite igituma ushaka kumerekeza cyane. cyane. Ntacyo nukureka ngo yerekeze. Wa mukobwa we mbare kabiri wamvuye inyuma. Sha waretse nka guherekeza. Mbare kabiri wamvuye inyuma. Sha reka ngo yerekeze. Narabamenye sha. Wahagaze nka guherekeza. Sha reka ngo yerekeze. Asema masoro. Sonia cyakubagana kamera. Papa Sonia biruhu. Umwana yarananiye pe. Nose urarambika za telefone terura. Urambika za telefone terura. Ngo bari mu Facebook ibyo abarimo ntago mbizi. Oya jimna. Ako nanjye ndabikeneye. Chere telefone? Nanjye ndabikeneye. Oya. Banusuke cyane mu myamara tagiye dore kana chere. Mutaza guchere kukazi. Sonia ubundi si ukeneye telefone y'icyo kiri umwana. Mama. Ubundi umwana kumushingira natanga ko. Hanyuma ashaka kujya uhamagara abandi ko uhamagara ari papa wawe na mama mukaba muri kumwe. Nese nta nshuti ngira mama. Inshuti zitari watwereka zibaho. Naho bihera. Ahubwo ndi gushaka ukuntu abazanira ubundi mukozi. Yego papa. Ubwo ndi ibintu bimeze neza. Aje kunabazanira undi mukobwa. Atari nka wabo nari. Asone undi mukozi ntabwo nabyumva. Urabizi ko wazanye umukozi ibibazo bigahita bivuga. Okay, w'umuhungu wenda we nabyemera ariko nawe ukiri umwana. Kuko urabona Sonia yamaze gukura. Umukozi w'umuhungu yatuzanira ibibazo. Sonia kuko najya kuri Facebook nuko namumuzanira umukozi w'umuhungu ahubwo reka nzana umukobwa muze mwirwa nahanga ukamenya. Oya. Nganyumvira kandi kubera ushaka umukobwa none kandi watumwe gushaka umuhungu. Basone reka tunywe icyayi. Reka tunywe icyayi ibyo bindi urimo ntabwo mbizi. Abakozi nshaka. Kana kase kuna mukara mu cyayi. Sorry ntabwo unywe icyayi se kubera ko utabonye telefone. Wanje nyine mugomba kuyigura. Nyine basegera hino dufate papa wawe neza ntazongere kuducikana yazayigure sibyo. Oya nta munyeshuri utunga telefone byo bibonye. Abo twigana soko basitora. Basore rwose mugabo wanjye mbabarira unywe icyayi utazongera ikintu cyose gishoboka. Umugore asabwa mu rugo kugira ngo agaragaze ko yafashe umugabo neza uzakimbira utazongera kumucika musabye imbabazi. Oya nawe kugucika. Uzi ubuzima buri twabayemo nasabye icumbi ngira gute naje kuzabura n'umugira neza w'umubyeyi umwe. Amicumbi baransereje utamenya ko twigeze kuba mu buzima bwiza. Ahubwo umubyeyi zo kumusora. No kuraho ubyo cyanda gushimira. Afite umugabo. Uwo mubyeyi nta mugabo afite. Umubyeyi nta mugabo afite. Ariko ni umwana mwiza cyane. Afite n'umutima mwiza. Cyane. Ntabwo tugiye kumusura nta kibazo. Ahubwo aho ngaho urakoze umugabo wanjye rwose.
yagufashe neza cyane ntacyo atakoze ni ukuzamushimira. none se ibonye umugore afite Uwo mugore asabye kandi nyumvira zangeso zawe kubera icyo uri kumbaza uko azi. oya hari ukuntu ushobora kugenda mu uri kumwe n'abandi bantu ukavuga ati ni inshuti y'umuryango hari n'uwo ujya kureba wajya kumwereka abantu ukavuga ati hasi umuryango ntabwo ko nzanye nawe kandi no kubona Asone kandi ukunda abagore. Katuzabashire nk'umuntu wangiriye neza uri kumbaza ngo asabye. yego yemera kubwira niba se umuntu ko asa neza ku buryo umuntu ashobora kumufata akamujyana ahandi mu nshuti zacu tukavuga ati uyu nguyu dore Boss, uko amarura zarashize nazo bashyira muri liste y'ibintu uzazana. Amarura? Yego. Ahubwo na ziriya bazoka ndabona ari nkeya. Hasigaye nkeya kandi tuba dufite abakiriya benshi. Yego. Yeah. Agitingi nazo hasigaye nkeya kandi abakiriya barazikunda cyane. Ejo hazaza amakarita 5. Yego. Ibindi ndabona nta kibazo. Fanta zirahari, Skol zirahari, Libo zirahari, ibintu byose birahari nta kibazo. Heineken nazibonye. Zirahari. Aho gakira mugabo mwiza. sinavuga ko ibintu byahindutse se Sheri urukundo ugira ngo nawe bihindutse. ubu nta cyangwa cy'umusoro kurangwa mu rugo Asone ndagukunze banza ahantu wanyuze baranakwigishije. Waje kutwereka urukundo rukaze. hari ahantu barakwigisha ukiga ukagera ngo ahubwo no mu ishuri ntugeze ugeramo ugatangira bushyashya Nuko ntakwifuza ko wasubirayo ariko barankoreye. Ntabwo nanzi ko wagaruka wongera kunyakira. ariko se ubu ngiye nk'icyumweru kimwe nkaba ngumyeyo Sheri oya ni ukuri. ntabwo ushaka kunsubira Oya noneho nsigaye mukunze birenze. cyangwa ni ukubera ko cyagiye shaho amaze Oya Sheri reka tunywe icyayi. Ibindi turaganira mu kanya. uri kumva ukuntu usa neza gutera icyayi ubwo rero wibeshye ukamuha telefone akangaka kari karimo kagahita kagenda abana bibarirwa vuba buriya wahita avuga ati ubu ngubu ibintu byakunze simbushye ibibazo ahita avuga ati ibintu byakunze Sone wabyumvise ko papa wadashaka kubona telefone kugira ngo ngure phone. we nagagukoresha telefone ariko uracyaba umwana utunge telefone n'ubwenge butangiye kugenda nibwo gushima ngo watetse icyayi bya mbere none sinzi akantu washyizeho Bizagenda byiyongera ahubwo niko numva. wagiye kuri telefone Nagiye kuri phone. nyoko atereka hasi telefone agateruka ajya kuri facebook ubwo ziyongera turagushakira agatushe nziza Nshaka nziza kubona uburyo uzajya uhamagara mama wawe mwenyine se mfite abana twigana hari abo twigana kuba nshaka kuvugana nabo abahungu se saba nyine ntabwo ntabwo uri gukoza n'abahungu yego n'abakobwa bose murazanye n'abahungu ndetse papa abo rero gusa urasaba ngo ni bangahe buriya abagize abahungu bamwe ndasura murasura gusa kutavuga ngo baza bagusura nzababwira banza ngurire phone nzababwirisha iki Numvise umukobwa wawe. nta telefone ngari guhita kamaraje munyeme phone mu ntoki nanjye nshaka phone nini weho ubanza wigurangiza subiza Ashaka boss cyane kamukozi. Urakoze cyane. Boss. Hari umuntu hanze uri kugushaka. Kanze mwa. isaha yagiye kandi Ndi kugukunda cyane muri iyi minsi ntabwo nzi impamvu. Oya muri ni muri iyi minsi gusa ubwo ikindi gihe bizaba byarangiye Oya Sheri jewe ntabwo byarangira bizi ikibazo bari wowe.
ariko nditeguye bariteguye rwaye intambara rero reka njye mu kazi sawa urakoze cyane twateye ipasi igenda imyenda turayibona sawa turaza guhura n'umugambi gusa sawa bite simeze gute ni byiza rwose amakuru neza none se ko mutugendere nawe sawa tuba tuje gusaba akazi nabuze n'ayo kwishyura nabuze n'ay'ibirayi rwose umubabaro ufite ni mwinshi cyane ufite umugabo se umugabo yarantaye sosa birababaje kuko rero hano twari dufite abakozi bahagije abakozi bundi dukeneye rwose mbasabye imbabazi makuru ubu se urabona muri akabari kangana gutya wakora iki niba najya numva gukora amasuku nta kibazo ushatse kuvuga ko hano rero nta suku yari ihagije rwose isuku irahari ari nyinshi cyane ariko mbere yo kutababara mfite mu neza nzagakora uko nshoboye urabizi yego genda uzagakoresha rwose mbambariye kuko mbasabye imbabazi si akazi k'isuku usaba yego genda utoragure biriya tubanze turebe ko uzabishobora murakoze cyane ataratubona w'iminyago dukeneye ihumure ryawe mu nzira zawe zirenga ibihumbi dukeneye adutabara dukeneye adukiza ataratubona w'iminyago dukeneye ihumure rwose yego ndabirangije ibyo mwarimu uzagaruke ku cyumweru ku cyumweru nibwo mbona akanya gahagije uzaze ku cyumweru tubirebeho neza rwose ubu ku cyumweru nzaba nkiriho ni ukuri bansohoye mu nzu bambabariye rwose nkubwiye kuwa kangahe ku cyumweru none urantege kandi agutegeka uzaze ku cyumweru murakoze bazajya baza bantura ibibazo ngo ye baba ngo akazi ngo kunsohora mu nzu none se aha ni kuri polisi ku buryo aje kuregwa wamusohoye mu nzu bagiye bazajya bafata ibibazo byabo baze babindunde hejuru njye se ndi gitifu nagende azaze ku cyumweru no ku cyumweru nzamuha ikindi cyumweru paka igihe azarambirirwa hano ubundi niho basaba akazi ni kuri minisiteri tuba twarashinze bizinesi bituvunnye namwe mukaza ampaye akazi umugabo yanyirukanye yamaze akwirukanye senge birandera makereda benda kutumena umutwe namwe mukaza mudutesha umutwe si boss ndebe uri kwitonda habaye n'umugore wa mugore wampamagariraga ngo ye baba ngo baje gusaba akazi uzi ibintu arimo ambwira ese abakozi dufite si bahagije ngo umugabo ngo yamwirukanye ngo yaramutaye ngo bamusohoye mu nzu none se ni kuri polisi ubu se umugabo aramwirukana yajya gushaka icyo akora niba yabuze aho acumbika najya kuri ribu baramucumbikira cyumva aturize mwihorere ibyo biramureba ntabwo aho ugenda usubire mu kazi sawa nanjye reka ntahe